Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette yakiriye Uwamariya Leontine ndetse n'umuryango we n'abayobozi b'ishuri yizemo mu gikorwa cyo kumushyikiriza ibihembo nk'umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bizamini bya Leta mu cyiciro cy'amashuri cya tronc commun O level cyangwa se mu wa gatatu segonderi aho yageze amanota 98.7. Iyi ni breaking news. Iyi nkuru ni imwe mu nkuru nyuma y'uko ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani amanota y'ibizamini bya Leta yaje kuba atangazwa agashyirwa ku mugaragaro. Abanyeshuri babiri baje kuzwa banganya amanota mu bizamini bya Leta. Uyu nguyu Uwamariya Leontine ni umwe mu bantu baje kuzwa bagira amanota ku rwego rw'ejo ku rwego rw'igihugu, dore ko yagize amanota hafi 98.7, aho yanganyije n'Isimbi Ora banganyije amanota agera kuri 98.7. Gusa ku munsi w'ejo wari wahembwe n'Isimbi Ora, uyu nguyu we ntabwo yari yahembwe. Aha rero hari haje kuza habaho impamvu nyinshi zitandukanye, dore ko abantu benshi nyuma yo kubona ko hahembwe umwana umwe kandi n'undi wundi ahari kandi ari mu Rwanda, abantu bakomeje kwibaza bati ni ibihe bintu, kuki mukora ibintu nk'ibi ngibi, kuki umwana nk'uyu nguyu nawe atsinda akaba yagize amanota menshi ntabone igihembo nk'abandi, ati ibi ngibi bisoboka bite, cyangwa se ni gute ibintu nk'ibi ngibi byakorwa mu Rwanda mu gihe cy'uko abandi bana babamenyesheje bakababona cyangwa se bakitabira, ni gute uyu nguyu we yatinze kuza ngo abone igihembo cye. Kera kabaye rero uyu munsi nyuma y'amagambo adasanzwe n'abantu benshi bakomeje gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati ntabwo ibintu nk'ibi bikwiye. Ni gute umwana uba mu Rwanda abandi babahamagaye iwabo bakabamenyesha ngo babone uburyo bitabira ibirori byo gutangaza amanota y'ibizamini bya Leta ngo abana babo banabaha ibihembo banashimira abo babyeyi, nyamara uyu mwana we akaba atarabonetse. Uyu mwana rero akaba yarigaga kuri ISF iherereye mu karere ka Nyamasheke, ariko nawe kugeza ubu akanya akaba yabonetse. Mbibutse ko uwo bari banganyije amanota wo Isimbi we yari yaje kuza kuba agira amanota 98.7, ariko umwihariko yigaga kuri fawe, uyu we akaba yarigaga Nyamasheke. Kuri uyu munsi rero nyuma kera kabaye akaba yaje kuza kuba ahabwa igihembo cyiwe nawe nko mu mwana b'intangarugero. Abantu benshi bakavuga bati ni ukubera iki, niyo mpamvu yatumye adahabwa ibihembo nawe kare nk'abandi, nawe ngajya imbere kuri stage n'ababyeyi be bazamuke bagaragare nabo bahabwa ishimwe nk'ababyeyi barize neza, ababyeyi bagize uruhare rukomeye mu gufasha umwana kwiga neza bikagera n'aho abo wa mbere mu bizamini bya Leta. Nimwe mu bintu byagaragaje uburyo abantu benshi babona ibintu mu buryo butandukanye, ndetse bigaragaza ko abantu batigeze bishimira icyemezo cya Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA kigaragaza ko bari baje kuba basobanura ko bahamagaye iwabo w'uyu mwana ngo bakababura kuri telefoni. Uyu mwana rero umunyamakuru Sam Kabera wo kuri Radio TV 10 yaje kuza kubaganiriza umuryango w'uyu mwana mbere ubwo REB cyangwa se Mineduc bari baje kuba batangaza ko iwabo w'uyu mwana babahamagaye bakababura kuri telefoni. Umunyamakuru nawe yikoreye inkuru ye ndetse abasha kuba yavugana n'iwabo. Ababyeyi be bavuga ko byababaje kubona umwana wabo yarabaye uwa mbere nawe mu gihugu, ariko bakaba batarigeze bahamagarwa ngo bamenyeshwe n'inzego zibishinzwe, Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA abashinzwe ibizamini bya Leta. Bati natwe twari bwifuze kuhaba natwe tukajya muri ibyo birori nk'abantu bagize umunsi udasanzwe wo kubona umwana wacu atsinda, ndetse n'ababyeyi nabo bagashimirwa nk'abandi. Ibintu byo kubahamagara gutya ngo babahamagaye babatumije ni byiza, nibyo mwabatumije, ariko kuki mutabahamagaye nk'abandi? Ubundi se ko mwavuga ko nimero itacagamo mbere, ubu bwo yaciyemo gute? Ko mwavuga ko wagira ngo barababuze, ubu kuki mubikoze aka kanya? Bakabaye babahamagara nabo bakajya abandi aho abandi bari, ariko se kubahamagara ukabahamagara n'ubundi ibintu waramaze kubikora watanze igihembo. Ibi nabifata nk'urwerurutso ndetse na pressure yuko abantu baba bagiyeho ngo bakanenga Mineduc cyangwa se Minisiteri y'Uburezi na NESA bakavuga ati muri abantu bakoze ibintu by'ubugoryi cyangwa se icyemezo cy'amafuti. Ibi ni ibintu byerekana uburyo bano bantu nta stability bafite mu bintu ndetse n'uburyo bafashe icyemezo cy'amafuti mu buryo budakwiye. Niba bavuga ko iwabo w'uwo mwana bababuze kuko nyina ndetse na se w'uyu mwana kugeza ubu akanya baje kuba bakirwa n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe uburezi muri Mineduc, aza kubaganira nabo ndetse abashyikiriza n'ibihembo. Abantu benshi bakibaza ati se kuki niba uyu munsi mwababonye kuki mbere bwo batigeze baboneka ngo ejo bwo baboneka? Umwana wamubura ukamubura ku kigo yigaho, ukamubura mu karere abamo, ugahamagara meya, ugahamagara ushinzwe uburezi mu karere, kiretse ataba mu Rwanda. Niba n'umunyabyaha higwa akabonwa cyangwa se umunyabyaha ukoze icyaha bakamushaka bakamubona, ubu kuri inshuro nibwo abonetse noneho ku buryo bw'uko muvuga muramubonye, cyangwa nta bushake mwari mwigeze mubigiramo mubashe kuba mwashaka uwo mwana mu ibihembo byatsindiye abihabwe hamwe n'abandi, ndetse n'ababyeyi bandi babona uwo mwana wakoze iby'intangarugero agatsindira ikizamini cya Leta akaba uwa mbere. Kuri ubu rero kuri uyu munsi aje kuba atumizwa cyangwa se aje kuba ahura n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi ahabwa ibihembo ndetse baganiriza ababyeyi be ndetse n'abayobozi b'ishuri yigagamo. Gusa icyo mbaza ni kimwe, ese ubundi kuki batabikoze mbere? Kuki babahamagarije gutya? Ibi nabifata nko kwiyerurutsa nubwo n'umwana kw'ibihembo bye kandi yaranabikoreye n'ibyo.
ariko aho bamukuye ubu kuki atari naho bamukuye ejo ubwo ibirori byabaga. Babuze aho bamukura, Minisiteri y'Uburezi yabuze amayinite ahamagara ku buryo barinda no kujya kubeshya ngo bahamagaye iwabo. Ubuse uyu munsi ko tubibonye ko babahamagaye akaba aribwo baje bakabaha ibihembo. Ibi byerekana bamwe mu bayobozi uburyo bagenda bakora ibintu bidakwiye ndetse n'ibyemezo byo kujyaho bakabeshya abantu, kuko umunyamakuru Sam Kabera wa Radiant TV 10 yaje kubatangaza aravuga ati njye nivuganiye n'ababyeyi biwe ndetse n'umwana twaravuganye nawe avuga ko byamubabaje kuba atarabonetse ngashimirwe ndetse ahabwe n'igihembo nawe ahure n'abandi bantu bandi nawe ajyaho ngo yakirwe nk'umuntu wakoze igikorwa kidasanzwe cyo kuba uwa mbere mu bizamini bya leta. Kuri uyu munsi aje kuba ahabwa igihembo cye ndetse n'ababyeyi be bitabiriye babasha ko bahura n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette ndetse bakaba babashimiye by'umwihariko no kubaha ibihembo nk'abantu babashije kwitwara neza bakagira umwana ndetse n'ikigo cye kigashimirwa kubw'uko cyareze umwana kikamuha uburere bwiza akaba abasha kuba uwa mbere mu bizamini bya leta. Ni intambwe idasanzwe ndetse n'intambwe yerekana uburyo n'umwana yagize umwete ndetse n'imbaraga. Ndetse tuboneho n'umwanya tugaye Mineduc Nesa n'abashinzwe uburezi kuba batanga ibihembo byo kuba ngo bahaye umuntu igihembo ku giti cye, kuki batabitanze mbere? Aho mutamubonye ejo ngo muhamagare mukajya kubeshya umwana muhamagaye, kuki uyu munsi muhamagaye bwo tukaba tubibona ko babonetse byo kuba umwana mubuze umuntu mubura mu Rwanda se ni inyeshyamba akoze icyaha cyaha. Kandi ikindi kintu bino bintu bibasha kuba byagaragaza ni imbaraga za social media, uburyo abantu bahaguruka bakavuga ibintu mu buryo babitekereza n'uburyo abantu berekana uburyo ibintu biba bidakwiye kugenda. Birakwiye ko icyemezo kiba kidakwiye, rimwe na rimwe dukwiye gutanga ibitekerezo byo mu mahoro atari ibyo guhutazanya abantu bakavuga uburyo babonamo ibintu. Ahangaha ni shame kuri education yacu ndetse n'abantu bitwa ko ari abayobozi. Muri make navuga ngo nta buyobozi bwabo nta n'icyo bakoze muri bino bintu. Guhamagara umwana uyu munsi yarabikwiye kandi si n'impuhwe bagomba kumugirira kuko n'umwana yarabikoreye. Kuba uwa mbere bagahamagara abandi nawe ntaboneke nk'aho ataba mu Rwanda nk'aho yanze kuza, nyamara ikibazo ari abo bitwa ko ari abayobozi ariko bikarangira bagiye kubeshyera umwana n'umuryango we ngo barabahamagaye barababura. Uyu munsi se ko bababonye bwo babakuye hehe?